nakunze ukuntu umucuti wanjye ariko mvuga umucuti wanjye tuba tutanaziranye igenye nkunda abana b'u Rwanda bose bafite ibitekerezo bihora byishakamo ibisubizo. Nakunze rero ubwo Omar mbivuga gutyo ko njya nkunda ibitekerezo bye, hari ubwo najya mbikunda bimwe na bimwe, yenda nko kuri hariya kuri Sibomana sinabishimye, nanjye hari ibyo mvuga ndashima, ariko ubu ngubu ku byo yavuze kuri bya Karasira nanjye niko mbyumva. Yatanze ibitekerezo byiza kuri jyewe, ariko byanjye si byo byiza kuri wowe. Ariko ngira ngo binanashobotse ahubwo nkurikije ibitekerezo bye n'aby'abandi biza kuza, nk'uko habaye gacaca mu Rwanda, inkiko gacaca, ahubwo binashobotse mu bintu bijyanye no mu bwonko bya psychology, indwara ziri mental, bishobotse nuko bitashoboka ariko se birakomeye scientific bitakunda, ariko nabyo birashoboka. Tukagira abaganga bagira aho bahurira n'abandi banyarwanda bagashakisha, nyine tugashaka solution iri homemade, solution ituvamo twebwe abanyarwanda. Bo kuri Karasira ati twagomba kubikumira, byarashobokaga, ariko ikigaragara n'ubu nta kiri gukorwa nka Dr Sabe na Minisante, ikipe ya Minisante yose. Bibnaniza iki ko mushyira abajyanama b'ubuzima barwanya malaria, nimushyira abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe, kandi ibintu byose ni abantu bazima, niho bakorera igihugu kikatera imbere. Yego, ntabwo ideni ari icyaha. Hano tinshyira ukuri ahagaragara, urashyira ukuri ahagaragara twajyanye kuraguza, urashyira ukuri ahagaragara wantije icyumba nsambana, ukuri wumva washyira ahagaragara kukantera ubwoba nukuhe mu bintu navuganye nawe. Ntabwo jyewe ndi umwana batera ubwoba. Wumvise ibikomeye ku bagore? Yewe data we, nari mbizi ariko naratunguwe. Nibagiwa kandi Anjana atavuze. hagati yahimbye ko bavuje Alfred, ariko icyo atavuze ahubwo nuko Kenisi namenye ko Yes, bakunzi ba KOP turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu. Mwarimu, waramutse neza? Waramutse neza. Umeze ute? Sava. Wambaye ishati nziza cyane, ipantaro nziza cyane, inkweto nziza cyane. By the way, urasa neza kabisa. Yes, urakoze. Yego. Uyu munsi ni kuwa mbere, ni weekend yawe yari imeze gute? Weekend hari kuwa gatandatu, kuwa gatandatu nari mfite gahunda Igasogi, ariko imvura iragwa. Sinzi mu gitondo icyo nari nabanje. Mu gitondo twari turi kumwe. Twarakoze ngeze mu rugo ndaruhuka, nitegura kujya Igasogi biranga, imvura iragwa. Ejo nagiye Ibyumba umunsi wose, nabwo navuye nka saa 8 saa 9 za nimugoroba. Navuye saa 9, ntabwo ari za mu gitondo kameme. Nagiye Ibyumba nzenguruka mu Rukomo, ngenda ndeba utuntu tw'utumare tuba turi aho ngaho, amashyamba iki. Hanyuma mvuyeyo njya ahitwa hafi ya Burimbi, aho bita Kagamba. Yego, naho nari ngiye kuresura umusaza nawe tuganira ku bintu bijya gusa nk'ibyo. Nabonye ibintu bibiri mu nzira. Cyamere nuko nabonye Spiro nta masitasiyo ifite. Iyo urenze umujyi wa Kigali karenganya Cyongo ukagera Amarenge, sitasiyo ya nyuma ya Spiro naho ihagararira. Niziri Kigali ntizihagije ngo barajya kure. None se bose z'abanyarwanda, none se kwiri kwamamaza kugura moto, umuntu wa Ngarama azagura moto atabona aho akura battery. None se niba ubu Kigali ashobora kujya kuri sitasiyo akamara amasaha 2-3 ategereje batiri? Ngenda ndashaka kuvuga ngo izi Kigali zo ni nyinshi. Ubwo wenda ni ikibazo, moto ni nyinshi kurusha amasitasiyo bien sûr. Amara amasaha 2 kwa gutegereza abandi, ariko kumva ngo nurenga Amarenge uzongera kubona sitasiyo ku Cyuru birometero bitari munsi ya cyane nka 60. Cyo ni kimwe. N'abagenzi barabimbwiye, n'abamotari barabimbwiye.
iyo urenze Marenge ukagenda Rusine ntayo, Kaje Vuba ntayo, Gasekira hari ikinze hariho ibirango ariko nta service. Ukagera ku Rusumo naho hari inzu ihari ifite ibirango ariko nta muntu urimo. Mu Rukomo ntawe. Ubwo iyo ugeze mu Rukomo ujya ku Cyuru ibirometero bitari munsi ya 5. Urumva hagati kuva Marenge indi station itanga battery za Spiro niyo ku Cyuru cyangwa Ibyumba mu mujyi. Ibaza urwo rugendo. Natwe byatubayeho rero twabaze nabi umuriro dushiraho tugeze mu Rusumo. Ariko byatumye nayo makuru tuyamenye. Ubwo byabaye ngombwa ko dutumiza battery hirya aho ku Cyuru. Icyo nicyo nabonye ni kimwe. Icya kabiri njya ku Cyuru ku muhanda ugana Rebero abahazi kuri College de Rebero. Ishuri twabayemo nigishijemo gizemo n'abanyamakuru benshi ko ryigishaga literature. Aho hantu nasanze haraye habereye impanuka mu Rukerera. Umumotari wari uhetse abagenzi babiri. Uwo mumotari yarapfuye nanahuye n'imodoka itwaye umurambo we bagiye gushyingura. Yagonganye na bya bimoto bitwara ngo inkari. Bitwara? Inkari. Intare? Inkari. Inkari? Ntago bizi. Iyo business nabizi. Heshwe. Hari business iba mu sinzi niba mu gihugu cyose natangiye kuyumva muri Kamonyi. Ariko ngeze Gicumbi sangayo ni business isanzwe. Ikaze. Hari ibimoto rero bijya kuzana ngo inkari z'abagore batwite. Icyo kimoto rero uko cyo gipakiye ibikarito biri mu tujerekani tw'inkari buri mugore akajerekani ke. Icyo nicyo cyagonganye n'uwo mumotari witwangira ngo yitwa niba ari Cyizere ibintu nk'ibyo. Kuri uwo muhanda ugana urenze mu Rukomo mbere yo gutera urujya ku Cyuru no gukusha kujya Rebero. N'ibimenyetso byari bihari. Ako gace twagiyemo rero nubwo twari tugiye gusura abantu bose bari bacitse umugongo bahamagarana bavuga impanuka yagenze iterererere nuko kuvayo mpura n'imodoka itwaye umurambo w'uwo mwana. Wabonaga ari umwana wababaje abantu benshi warimo atera imbere akora abafasha muri service za transport. Yego. Basi yaciyeho. Ndumva ari ibyo ngibyo nta ibindi biroroheje, ibindi nagiye mbona biroroheje. Ariko nibyo nabonye ejo ku Cyumweru. Yego. Urumva rero impanuka niyo yarabaye mu Rukerera. Icyo nzi cyo mu kintu impamvu mbivuze nuko ibyo bimoto bitwara inkari bigenda nabi. Babiguruka. Biguruka. Niba biba bigira ngo atagira ibihagarika ngo arebemo simbizi. None ni business temewe se? Wese mu Rwanda business y'inkari urabizi ko yemewe. Sinzi nicyo zikoreshwa izo nkari. Nibyo rero. Kuba utabizi uri umunyamakuru. Ntago yemewe sinzi twatangiye tubivuga ariko ubwo biba bisaba na investigation. Zikorwamo iki bigenda bite? Byatangiye muri Kamonyi abantu babaza ngo ariko nguko batutwa ko birwa bashaka inkari tuzamenya bajya kuzikoresha iki. Ngeze Gicumbi maze guhura n'ibimoto nka 5. Ariko biba biguruka. Wagira mbese bimeze nk'itwaye magendu. Inzoga z'inkorano bene izo moto nizo zigenda gutyo. Yego. Ari ikiganiro duheruka gukora cyabanjije twakoze ku wa gatandatu. Ubwo si cyo twagikoze ku wa gatanu se? Yes, twagikoze ku wa gatanu. Turi kuvuga ku rupfu rwa Karasira. Tunihanganisha umuryango we. Ejo yes nejo ubwo nari ndi kuri Instagram mbona video y'umusaza witwa Joseph. Akunda kwita ngo ni umusaza w'ingegera. Ingegera y'umusaza. Ntabwo ari umusaza w'ingegera, ingegera y'umusaza. Ngo ni ingegera akunze kwita ngo ni ingegera y'umusaza. Mbona yakigarutseho agushimira ko wagikoze neza, hari ibyo wavuzemo rwose bikwiye kurebwaho, anakomoza kuri cya kintu ukunze kugarukaho cy'ibibazo byo mu mutwe cyane kugira abantu baganiriza abantu kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ikibazo. Sinzi niba ako ka video wigeze ukabona. Nakabonye. Bahita babima. Gira ngomba kuri Instagram. Bahita babima benshi cyane bahita babima bati dore musaza yakuvuzeho. Umuntu wese umvuze hari abantu bahita babima benshi.
benshi ariko uriya musaza nubwo atangira avuga ngo mucuti wanjye Omar akongera akisegura ngo reka nuko tubita abashuti bacu tuba tuziranye nk'abanyarwanda tuziranye nk'abanyarwanda rwose. Muzehe Joseph nabonye kuri Instagram yitwa Cyokere hari aho babinzaniye handitseho Cyokere. So Joseph ni mushuti wanjye nanjye ndabyemera kuko turi abanyarwanda twese. Naza no mu Rwanda azambwire turamukanye, nanjye ninjya mu Bubiligi aho aba nanjye nzamusuhuza. Ko twese icyo twapfa nicyo dupfana ubunyarwanda kandi ibyo twanabupfa, kuko ibisubizo ibyo mvuga byose bibiganisha ku Rwanda, kuko u Rwanda rwabaho neza n'abanyarwanda. U Rwanda ni igihugu cyacu twese abanyarwanda, ntawe tugisiganira. Yego. So ibyo umuntu yakora byose neza cyangwa nabi ushaka ibisubizo by'abanyarwanda. Usibye abandi batukana, iyo nzira yose ndayibona yo gushaka ibisubizo by'igihugu utukana. Ariko ibindi ushobora gupropose ibintu abantu bose ntibabibone kimwe. Nanjye Cyokere ibyo avuga ntabwo igihe cyose duhuza. Nanjye ibyo mvuga si ngombwa ko duhuza. Ariko twese tuba tuganisha ki ku Rwanda n'abanyarwanda. Icyo nicyo cyangwa kuko ntabwo twagwikopesheje, ntabwo buri wese afite uko, guhera ku munyonzi ubyuka twara abagiye gucuruza bagasora, guhera ku muntu wa Kenkayori mu Gakinjiro ugurisha ibikoresho by'ubwubatsi igihugu kikubakwa, guhera ku mwarimu wigisha abanyarwanda, guhera ku muganga ubavura, guhera kuri nyumba kumi mudugudu ubayobora, buri wese agenda azanake, n'umunyamakuru uvuga, n'umudiplomate urubanira. Yego. Twese umucuruzi mu gicuruzi umuceri bakarya bamara kurya bakajya gukora cyane, bakora bagatunga imiryango yabo bagasorera igihugu. Twese rero naho turi. Yego. Naho turi. So rero kuba abantu bagira ibyo bapfa kubera iby'akazi, kubera uko watekereje kubaka igihugu, ntabwo ibyo si ibintu abantu bakabaye barakarira. Nubwo nyine hari abakora bikora nabi batukana, uriya musaza ntajya atukana, nubwo yagucyaha, nubwo kunenga gipfura. Donc washyiramo ubwenge kwa. Kandi yivugira ko azi gutukana ngo yabyigishijwe n'umuntu w'i Burundi. Nibyo yivugira ariko ntabyo azi. Ntabwo abatukana twababonye. Turabazi. Waba utukana sukangana kuriya, ntabwo ubona abatukana uko bangana. Ubundi gutukana ni hatukana abantu badafite icyo bahomba, kandi uriya musaza afite ibyo asigasira. Afite umuryango wavukamo, we yashatsemo, abandi n'abatagira icyo bahomba. Ni nayo mpamvu bono bangana uko bashaka, kuko ntacyo ahomba nyine. Nawe uriya musaza arabyivugira ngo yize gutukana, ariko ntabwo yagiye yumva abandi. Good. Icyo ni kimwe. Yavuze ku biganiro bibiri, aravuga ati kuri Karasira yagerageje, ndaza kukigaruka ko ari cyo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe tugomba gushakira ibisubizo. Ariko avuga atariko kuri Sibomana ntabwo nabyumvise neza. Ndacyabihagazemo. Uko navuze kuri Sibomana ni kuriya ni hariya mpagaze. N'uburyo bwo gushaka ibisubizo. Ushobora gushaka igisubizo kitari cyo. Kimwe nuko nonezo ufashe icyo gufunga Karasira ntiyafashe kitari cyo, ko batamuvuze hose. Nanjye ngiye kuri Sibomana namusabiye gusurwa akaganirizwa. Ntarenze. Suvuga ngo mpuje imyumvire nawe, ariko Sibomana namuvuzeho twaraye tuvuye oya mbere manza namuvuzeho buracya tujyanye Nyagatare mu bijyanye n'ubuhuza. Niba turi kuvuga ubuhuza tushaka gukemura amakimbirane bidaciye mu nkiko no mu manza, umuntu atangiye kototera icyaha, kuki twamwagiserera ngo komerezaho tutamubwiye ngo rekeraho. Yego. Karasira sinakubwiye ko ribu yahoraga imuhamagara, mubwira ati rekeraho. Yego. Akanabyivugira ngo ibi babimbujije. Si wabyivugiraga. So nuvuga ngo niba turi kurwanya ubucucike muri gereza, ni ukubanza gukumira amakimbirane no kuyakemura. Yego. So umuntu rero atangiye kototera gukora icyaha, uhari wakabaye ufata ingamba zo ugakumira. Nawe iyo umwagisereye ubwo urimo uravuga ngo bageragerera kinguye karibu. Ibyo aho niho nari mpagaze, nta nibirenze nuko hari abiha kubisesengura batabishoboye. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo uko abantu babibonye neza cyangwa nabi, ariko ngewe niyo nzira yanjye, nicyo nari nahisemo,
kandi guhitamo nabi ntabwo igihe cyose tuvuga ibiri bizima Yego. nacyo kirarabyivugira ntabwo igihe cyose ibyo tuvuga bihuza n'imirongo migari reka byite gutyo bo kuri Karasira ati twagomba kubikumira byarashobokaga ariko ikigaragara n'ubu nta kiri gukorwa nka Dr Sabe na Minisante ikipe ya Minisante yose bibnaniza iki ko mushyira abajyanama b'ubuzima barwanya malaria nimushyira abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe kandi ibintu byose ni abantu bazima niho bakorera igihugu kikatera imbere Yego. ubu mu bajyanama b'ubuzima mu bajyanama b'ubuzima ngo bareba basamye bakareba malaria bakareba ikikindira ibintu nk'ibyo kareba imirire myiza ku bana no n'ubuzima bwo mu mutwe ikindi nuko ntabwo ubuzima bwo mu mutwe bushaka aba specialiste ubuzima bwo mu mutwe umuti wa mbere ntabwo ari ikinini ni ikiganiro ni si mu mutwe se byicanga kubera iki amakuru mabi y'urucantege bamwirukanye ku kazi umwana araburaye umugabo yamukubise ibyo se bivurwa n'ibinini ibiganiro écoute active nka buriya Rweme yashatse ko tuvugana sinabasha ntibyankundira nanjye mwemereye ko mfite umwanya ntiyaboneka bari abantu buriya nawe abavuruzi abatanga abamugana n'abafite ibibazo byo mu mutwe ariko bagikanyakanya bazi n'inzira babicishamo kugira bikemuke ikibazo nuko babishyira kuri kamera ariko kubimubwira ni umuti ejo nibutsa kandi kantu ejo nabyutse ndwaye umutwe cyane urabyumva Yego. nabyutse ndwaye umutwe cyane mubi cyane kubera nanjye nari maze iminsi ntekereza bitari kugenda kuba ubuzima bw'umutwe ni icyo kibazo niyo déséquilibre psychosomatique donc kuvuga ngo ibyo utekereza nta bisubizo ufite convocation ya ribu banke yakwandikiye ngo wabaye bihemu Yego. inzu yawe yaguye cyangwa bayishenye cyangwa randi rodi yakubwiye ngo urumva ibyo byose nibyo bituma mu mvuga kino gihe bavuga ngo fizibure zasose ngo cyangwa insinga zakoranyeho zikoranaho ejo rero nanjye ubwo sinzi ibyo nari natekereje kwa gatandatu cyangwa amazemo iminsi ejo nari mfite umutwe ukomeye cyane umuntu agira atya arampamagara urabizi ko ntakunda kwitaba telefone Yego. ariko nitaba izangombwa nibagiwe harakantu nibagiwe ku munsi w'ejo ejo nabwo ndi kuva ibyuma mutarashaka gufata inzira ngo duce Kabuye ndavuga nti oya tunyuri Gasanze n'abatsinda abarakasi tugikata ikorosi twambutse ikiraro ngo tugane Gasanze mahura n'abagore babiri beza cyane b'abasore barebare b'inyinya bambaye amarinete zicyabaye kuseka suzi icyo giye kuvuga ngambwira abo bagore bombi nsanga turaziranye bo baraturanye ariko ntibazi ko tuziranye buri umwe ntazi ko muziranye mba ndabahuje noneho mu guturana kwabo hongeramo ko bombi tuziranye umwe naramwigishije undi twarakoranye twari n'inshuti twakoranaga siporo tugira gute urabyumva Yego. umunyeshuri wanjye akajya ambwira ati rimwe na rimwe ati dufite urubuga tuhuriraho turi abagore gusa atari ko hari igihe bajya bazana nk'ikiganiro wagikoze bakaba banazeho tukavuga twongera tukigendera ako kantu nari nkibagiwe byarashimishije cyane ukuntu umumotari yashatse guca Kabuye twagera hafi yo kwa Rudomoro ntabwo ariko duce batsinda akavuye ko mu Gatsata sinkakunda arayikata akirenga ikiraro sanga abo bagore bahagaze ku muhanda bari kumwe n'undi mugenzi wabo mugufi munini turaganira nk'iminota 15 bambwira ko bagiye kugira inama umukobwa ugiye gushaka ibintu nk'ibyo ariko nishimiye kuba baturanye bombi tuziranye batari babizi. Yego. Good. Subira inyuma rero. Nari ngeze he? Urugeze kuri twari turi kuri Karasira uri kuvuga kuri Sabe uburyo ashobora kuzana Dr. Sabe. Yongero Dr. Atagira ngo kuri Dr. Sabe ko bashyiraho abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe. Ngera no kuri Rweme mvuga ngo bari abagore abenshi n'abagore harimo n'abagabo bajya bajyayo. Ariko nabo
baba bagiye kumushakaho terapi. Nari ngeze ahantu ejo umuntu yampamagaye narwaye umutwe. Umuntu rero aba arampamagaye, niwe unyibukije n'abo bagore nahuye nabo. Umuntu wampamagaye twakoranye muri SOS kuva nka 2006. We n'ubu aracyariyo. Bo amamagara ku bintu bimwe na bimwe, mbese amakuru menshi avangavanze. Twagiye kumara isaha n'igice kuri telefone, numva ya mitsi iraregutse, ngo ntisha uzi kumvuye. Ati nkubereye therapist ndi kabisa. Nahindwaye umutwe cyane. Numva biragize ko iki yampaye amakuru. Twabanje amakuru ajyanye n'ubutaka twaguranye ikabuga. Nicyo yarampamagara icy'ingenzi. Ariko turongera tujya mu by'amafamiye, ambwira uko burugo byifashe, tujya aho avuka, dusubira mu basaza bahari, ambwira ko hari n'ufite ubukwe bwa bucura bwe, umusaza w'inshuti yanjye, ufite umwana uzashyingirwa kuwa 6, umuhungu azashyingira umuhungu kuwa 6. Tujya muri iyo miryango yose uko igicomekanye, nanamenyeramo n'amakuru atari meza y'umugabo umushuti wanjye nawe ukora muri sako ngo wapfushije umugore. Yego. Bambwira ko nawe bazajya kumuyagira kuwa 6 16. Ubukwe bw'uwo musaza uzashyingira bucura bwe buzaba kuri 23. Ubwo twarimo dupanga ukuntu twahura, dusanga buri wa 6 ufite gahunda. Kuwa 6 w'ejo bundi nge nzaba ndi muri mu munsi mukuru kwa muramu wanjye. Abo ngabo nabo bazaba bagiye gusura wa muntu wo muri sako wapfushije umugore utuye Gasanze. Narababaye cyane kuko uwo mugabo yari inshuti yanjye, kuko nahemberwaga muri sako igihe kinini nkiri umumenta. Ni inshuti yanjye pe, n'ubu twaherukanaga. Ntabwo rero nigeze menya ko yarwaje umugore akanapfa. Ubwo nanjye kuwa 6 nagomye kujyana n'abandi kumusura, ariko ntibizakunda. Yego. Hanyuma ubundi wa 6 uwo mugabo rero ayo makuru yose yangiriyemo, numva umutwe uracayutse. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ubuzima bwo mu mutwe abaspecialiste barahari, bagomba gukorera mu bitaro, ariko n'ubundi bitaro dufite ntibyabakira bose. Gusa ubuzima bwo mu mutwe burimo ibintu bibiri abantu bagomba kumenya. Ubu ufite ntiyimenya, icyo ni icyambere. Ubu ufite ntiyimenya ngo yimenye yakwivura cyangwa se akajya kwivuza. Niyo mpamvu ubona benshi bahera muri community. Nicyo babajyanama ubuzima bwo mutwe bakabaye bakora. Icya kabiri, ntabwo ubuzima bwo mutwe buvurwa n'abaspecialiste gusa. Imibanire ubwayo, umuntu acangwa n'iki nyine, kubona ibibazo bidafite ibisubizo. Urumva? Yego. Nongere mbisire n'ukuntu nabivuze. Abana baburaye, undi bamwirukanye ku ishuri, banki iri kukwishyuza, RIB iri kuguhamagara, umugore yagututse. Ibyo bikakwicangiramo icyarimwe. Ibintu utari kubonera ibisubizo rero biragucanga. Ibisubizo byakabaye hehe? Kugira ukumva umuntu uri aho hafi, mbere yo kugira ngo tujye indera. Ntabwo twese twajya indera, ntabwo twajya indera, ariko impande yacu hari abantu bashobora gusimbura abaganga b'indera. Ibyibanze: kuguhumuriza, kukuguriza, kugufasha, sibyo? Umuntu ashobora kuvuga ati si niba banki yakubwiye ngo bagiye kuza guteza cyamunara, ubiganire n'umuntu muzima akakubwira, ahubwo ariko birashoboka ko agenda ukavugana na banki ukishakira umukiriya. Ahise amakuru meza cyane. Ubwo se umutwe ntubugabanutse. Niba abana baburaye ukubwira ati nyamara kwa kana kabarakopa, sibyo? Cyangwa se akavuga ati numvise ari company ya communication ya telecommunication itanga ngo kavance. Kuvuga uti kavance se wagafashe ukazaba wishyura. Utisemo cash ntibishoboka. Utese ntubyibuka ko Elenite iterambere fandi amafaranga washyizeho wemere kubikuzaho make. Ayo makuru yose aratuma donc hari umudirecteur twakoranye ibyumba, iyo yajyaga gushaka umwarimu, twabuze umwarimu, yamubona yakoreshaga inama abanyeshuri barimo n'uwejo twahuye Nyacyonga. Avuga ati je vais vous nourrir d'espoir, ngiye kubagaburira icyizere. Ubuzima bwo mu mutwe buva hehe? Donc kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ni ukuba mu byurya nta cyizere kirimo, nta kindi. Wabuze uguhumuriza ngo akuvuye ko ibintu ibyiza biri imbere. Urumva umuntu uri akwereka ngo byaranze tugiye naho ngaho bizambira.
ukumva ngo wabuze akazi ukiheba bakuvuga ati no hari kampani igiye kuza kandi ugiye muri formation nk'ubu ejo nzigira kuri tere ahantu ntabwo nyavuga ahantu oya mu burasirazuba no mu majyaruguru kino cyumweru cyose ntembera iyo misozi nduhuka urabyumva hari indi formation nayo izamara ngira ngo icyumweru muri centre culturel franco-rwanda iyo bita Institut Français hari nandi ibyo bintu byose nuvuga ngo niba umuntu ashomereye ukamwereka ubundi buryo ashobora kubona amafaranga umwubatsemo icyizere umuntu ufite icyizere cy'imbere ntabwo ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe so abakabitanze ibyo byizere ni twese muri community kandi ibimenyetso by'uko umuntu yatangiye kugira ikibazo cyo mu mutwe bibonekera societe abivugisha babakinyweraho urabyumva abanywa inzoga ntibashire inyota agakomeza bakanywa abatinya gutaha ngo batajya mu muriro utazima wo mu rugo abo bose ibyo byose bari ibimenyetso hari ibindi bigaragara fizikoma ubwo mpereye kubafatika baba bafite n'ibisubizo hari ibindi bimenyetso hari abambara inkweto z'imbusane hari abafunga ibipesu amacuri urabyumva hari abava mu rugo badasokoje imisatsi ijagaraye ibyo byose bari ibimenyetso iyo utangiye kubibona rero ku muntu wakabaye ugira icyo ukora either bwira abamuri hafi mu muryango wowe niba ubona wamubwira ntiyumve ariko nawe wagerageza ariko banza abamuri hafi uhamagara abo mu rugo iwabo atari ko kanaka aciye hano inkweto zitameshe bahite bamenya icyaba cyabiteye none bamwegera nibyanga ureba abaturanyi n'abandi ba hafi ubwo kandi muri abaturanyi barimo kategori zose nta muntu uturana n'abashumba gusa nta muntu uturana n'abarobyi gusa muri abo bantu community nkunda kuvuga ko community iteye nk'ikigo cya gisirikare kuko mu kigo cya gisirikare nta peti riba ritarimo sibyo community turimo nta mudugudu utarimo umukire umukene umuntu wize menshi uwize aringaniye urabyumva ntutarize na make abo rero najye ubwabyo nicyo n'urwo ruvangitirane ni igisubizo ni igisubizo kuko muri ba bandi uri kubwira harazamo umwarimu uzi kesi nk'iyo yaba yarabaye ku ishuri rye hazemo umucuruzi uzi ko aho bakorera hari uwo byigeze kubaho iduka ryahiye yapurika icyo bakoze umunsi iduka rishya ni ukuvuga ngo tubigire ibyacu ariko Dr Sabin we mbwira n'abandi bari muri iyo domaine bikeneye formalite nkunda kubivuga initiative ntabwo izava kuri KOP izava ahandi hantu habifitiye ububasha nibwo bizagira imbaraga so nibyo rero Cyokere yavugaga ngo homemade solutions ni uvuga ngo kuba abantu batora abantu buri mudugudu ukagira abantu babiri bashinzwe ubujyanama bw'ubuzima bwo mu mutwe bakigisha d'abord dore uko umuntu ahinduka dore ibimuhindura dore icyo wakora umuntu aguhindukanye ibyo ni ibintu byoroshye bakarekura syllabus no depliant y'amapaje 8 yabirimo content yose ikagera kuri buri mudugudu bakabivuga ku muganda barabyumva bakabivuga inteko z'abaturage zo kuwa kabiri noneho bakanababwira ngo ubu uzajya ubonaho ibi bimenyetso jya ubwira kadanka aza muganiriza icyo kiroroshye cyaratunaniye se abantu se ntabo dufite cyane ukuri initiative nibyo rero uriya mugabo yavugaga aranabwira ati deja buriya Karasira we yabaye igitambo kuko ntabwo twabihaye agaciro ariko bakarasira baracyari muri societe baragenda bazamuka bakabura babagira inama n'uwitwa ngo amuvugisha ahubwo abikaza aramuvugisha abikaza araza agasanga umuntu watangiye gukora ukabumuhaye urusenda ni nko kumuha urusenda poudre d'arofeu ntabwo ariko twakabaye dutwara abantu bamaze kugaragaza ibimenyetso hakabaye hari umurongo dore uko ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe bitangira bya bindi byose nakubwiye kwivugisha gusakuza igihe cyose kuvugira hejuru cyangwa kujunjama kutagira peti cyangwa kurya ntuhage kunywa cyane ntushire inyota imibonano mpuzabitsina y'akajagari ibyo kwambara imbusane kwambara ibitameshe kuva uzi ko Karasira nyuma y'urupfu rwe
niba ari Google yabizanaga simbizi ariko ngira ngo niko algoritme zikora iyo umuntu ari kuvugwa cyane bagenda bagarura n'ibyo yavuze mbere cyane rwose. uziko Karasira ikimenyetso cya mbere Karasira haraho nabonye avuga ngo sinjya nisiga amavuta urumva sinjya nitera parfum sinjya nkora umunsi mukuru kuva naho nta anniversaire ndakora kandi afite amafaranga yabivugaga akiri n'umwarimu muri kaminuza akagira na filozofi urumva ibyo icyambere cy'ibyo bwabyo ni ikibazo kandi uribuka ko twabivuze ko ari na Kasitari yabisubiyemo nanjye nari mbizi ko ibitaratameza agakimono izo yakinanaga karate ntagurika yashobora kuyikina n'icyumweru atarayimeza tayikoze tuzi nabivuze mbihisha ndavuga ngo ntabwo kimono ye ntabwo yabaga ari umweru sinabivuze urabivuze ngo yabaga ngo akabara ngo kajya kuba ibyo byose ni ibimenyetso noneho hakabamo kutigirira impuhwe urabyumva kutigirira impuhwe wamaze ugakora mu muriro ureba ukambukiranya umuhanda utarebye impande n'impande hano hepfo hari umuhungu w'iwabo na madamu bagongeye muri feruje yari yarigeze guhisha iduka ibyumba amaze noneho nyuma amaze kongera kwiyubaka agirana ibibazo n'umugore ata umutwe akaza akajya ajya kwa Mutangana akiha icyumba icyo abonye gikimwe akarara muri icyo cyabona umukiriya bakamusohoramo akarara ku rubaraza ariko yagendaga mbese si kwa Mutangana gusa ahantu hose hari amarogi yagendaga nk'ugiye kwihagarika yabona icyumba gifunguye akabara ryane urumva akabara ryane bakibonera umukiriya bagasanga tipe arimo bakamubyutsa ariko nibura yaryamye amasaha yaruhutsemo uwo butipe nawe yanywaga inzoga akageza mu gitondo birangira bamugongeye muri feruje kubera iki yambutse atari umwanya w'abanyamaguru wacyumvise nacyumvise nawe byari ibyo yari afite ikibazo cyo mutwe baramugonga kandi abantu barabibonaga nabari umuntu we twajyaga tubiganira babibona ariko rimwe na wende bakamutinya nuko so abantu rero bahinduka tubareba ariko ntabwo biri organize ku buryo nta buryo buri formel ninde ubishinzwe ninde ubihugurirwa niyo yaba iminsi ngahe dukora iki ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi twakabaye tubonera igisubizo kuko abantu bo turabafite n'abafite ubushake turabafite ariko n'abarwayi turabafite hari abo rero indwara igenda ikura kuko ko twayirebereye uri kubyumva turarebera ibamwe igakura twabaye ba ntibindeba kubera iki nta watanze umurongo gitifu akagari navuga mu muganda avuga ati dore ibiranga umuntu watangiye kugira ibibazo byo mu mutwe dore ibimuranga wowe mu bantu uzamukorera iki uzahamagara runaka nibikomera ugire gute batange nimero nuko yego hari n'urugero rw'umwana wabaga mu rugo rw'abantu batongana cyane kandi barakize hariya Kicukiro bafite amafaranga menshi ariko bahora barwana kweri umwana ntasinzire yiga kaminuza none umwana kubera kuzara adasinziriye bitangira kubigiraho efe mu mutwe nawe akagenda mu rugo aho aziranye n'abantu akinjira adasuhuje agahita ajya mu buriri akiyorosa adasuhuje bageraho baramumenyera kwaza gutyo noneho rimwe abana bo muri urwo rugo bashaka kumutabariza bahamagara ngira ngo muri AST Ruhuka ntibahita babitaba noneho babahamagara bukeye basanga wa mwana yagiye ariko bari bamutabariza ati uyu mwana afite ikibazo urumva bari bagerageje ko bari abana bakuru bakuze biga kaminuza nabo izo nzira zose zigomba kumenyekana ntabwo ari ukubera ari Karasira wapfuye n'abandi turabafite bafite ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kandi Karasira ibyo byaragaragaraga cyane byaragaragaraga cyane umwana cyane ibiganiro bye byose bya mbere na mbere yuko avuga ibindi bikomakomeye n'ibindi byagaragaza ko atari normal umwarimu wa kaminuza aba ari reference benshi abari muri za njyanama z'uturere
ariko Karasira niyo umudugudu ntabwo ashobora kuba yayijyamo ukurikije ukuntu we yivugiraga. Buriya nanone nuko yigishaga siyanse. Yaba nk'uwigisha siyanse sociale byari kugorana cyane, ntabwo ari kubimaramo nk'imyaka 2. Byari kugorana cyane kuko ibyo yigishaga bya computer science ntabwo bikora ku bwonko bw'umuntu cyangwa ku myitwarire. Ariko iyo byitwa ngo arigisha sociology cyangwa literature, wapi ntabwo byari kuvamo. Byari guhita bijabuka. Yego. Ntabwo ari kujabuka, ntabwo iyo terime nyikunda. Ntabwo byari gukunda tout simplement. Kuko nyine ari amasomo asabwa gutanga, hari amasomo asabwa gutanga na personality y'uyatanga ikagenderamo. Kije cyumvikana gutyo. Ntabwo abantu bose bapfa kucyumva bajye bitonda. Hari isomo utanga, hari amasomo utangamo nawe ubwawe. Iyobokamana, indimi, sociology, imibanire, ayo ni amasomo utanga bigendeye wowe urinde uyatanga. Ariko science gusudira, it's okay, kuko usudira icyuma. Computer science ni machine. Ariko socialement ntabwo uzaza ngo ubwire abantu ngo mujye mukemura amakimbirane gutya uterekana uko yawe uyakemura. Sibyo se? Donc hari amasomo atangwa harimo pourcentage hejuru ya 20%. Abanyeshuri bakayafata bahereye ku mwarimu wayatanze. Numva umwarimu gatanga isomo nawe witanga. Wabyumva? Ayo masomo rero aragora kuko bisaba ngo nawe uwe ubiviva. Yego. Nibyo ngibyo. Abagore nimugoroba nabonaga bari gusubiranamo. Ahantu nagiye nibonera izo nkuru kandi rwose nawe hari igitekerezo wigeze kugira kijanye n'ibi ngibi ngiye kukubwira. Wigeze kumbwira ko uzashaka Pastor Mutesi mukajyanda mu iduka mugakorera ikiganiro. Wabivuze hano. Wabivuze kuri KOP. Bivuze ngo ni wowe ugira ngo nabikubwire muri salo yawe. Cyangwa mu gikari. Wabivugiye kuri kamera. Twari twamwemereye kuzamwamamaza. Yego. Twakora ikiganiro iwe. Nahise nabitangira. Nahise mushakira umukira nubwo bananiramo. Nabimubwiye. Nawe yarampamagaye ampa na audio. Ndavuga ariko naguhaye umukiri uramuhenda. Ntabwo bagajya agira. Yego. Yaranyandikiye ndavuga nti vraiment byose ndamubwira yambwiraga kuri ile case yuri ya musaza w'ibyumba. By the way ubweje aho twanyuze ni hafi yiwe nuko tutabashe kumanuka. Uriya witwa Stratoni. Yego. Ambwira nyine ukuntu Strato yabagoraga. Asa n'ubisobanura nyine mu gikari. None ndavuga ariko ndamubwira nti ibyo bintu bivemo wicururize. Ndabyumva. Kandi naguhaye n'umukira nubwo wamuhenza akabivamo. Ati mpa nimero ye ntiwe ndamwihorera. Ibyo ntabwo kuko yagomba kureba nawe umukiriya baganiriye amubaza iby'imyenda. Cyako. Kongera kansa. Ibyo rero by'imyenda n'abakiriya. Zabyaye amahari. Bati gute? Iwe urabona ni umugore mwiza w'ikimero ushobora kwambara umwenda ukamufitinga. Wambara akaberwa. Yagiye mu mujyi rwose yigera amakanzu. Bayapostinze kuri stati, umuntu abona amakanzu ni meza, aramubwiye se amakanzu yangeraho gute? Bati ohereza ifaranga araryohereje. Hanyuma Mutesi afata amakanzu umukiriya yaguze arayacyura, arangije ahamagara abanyamakuru bajya mu biganiro akora ikiganiro kimwe ahindura yambara indi, akora ikiganiro kimwe ahindura yambara indi. Umubyeyi agifungura YouTube abona amakanzu ye niyo ari mu biganiro. Bati njyewe ntago ndi umukongomanikazi. Wabyita niba ari buwakanzoto. Ngo buwakanzoto cyangwa sinakwambara buwakanzoto. Ntibishoboka, uransubiza ibiceri byanjye. Amodeo rero nagiye numva nuko Pastor Mutesi yavugaga ngo ubwo nyine njyewe ndihombera kuko ntago ntekereza kuri ya mucuruzi yayemera, ndihombera nzashaka amafaranga nyakwishyure. Ariko
ntabwo bari kuvugana neza. Hari na video numvise Pastor Mutara avuga amubwira ngo iyi video yawe ntago nayumva, iyo audio yawe ntago nayumva kuko tutari kuvugana neza, ndi no mu bantu ndaza gushaka ukuntu nkuvugisha nitonze. Ni gute ababyeyi batangiye? Ntago batangiye, niko bamaze igihe bameze gihorera. Niko bamaze igihe bameze gute? Niko bameze. Donc ufite nukuvuga ngo mu yandi magambo Pastor Mutesi hari nundi munyamakuru bavuze ngo bamusabye ikiganiro ngo ajye kugikorera mu iduka rye, ngo hitamo boroka, ahitamo boroka. Ngewe ntacyo yansubije, ariko ikigaragara nuko ari amakanzu ntabwo ari we wayaguze, ntabwo nubwo ari we uyacuruza, ni umukomisiyoneri wayo, kandi nabyo si bibi. So ariko kuyakorana ikiganiro n'uburyo bwa publicity nukuri yawe nundi nawe yabirakariyemo ngo ntabwo ndi umuzayirwa ngo wambara bwa kanzoto. Bon, nanjye ishati ushobora kuba ariyo natiye, ariko nayitiye tubyumvikanaho, sibyo? Kuba wakorana ikiganiro, kuba watahana ubukwe umwenda utari uwawe ni ibisanzwe mu bantu gifite ubumuntu, ariko urabyumva? Ndabyumva. Iyo bitagize rero icyo Mutesi atakoze, ntabwo yabisabye uburenganzira wamwishyuye. Avuga ati waretse nkabanza ngayikorana ikiganiro bakamenya ko ncuruza ibihenze. Ntabyo yamubwiye. Noneho umugore akavuga ati nagiye kubona aho kugira ngo amakanza ngereho nyabona mbona ibiganiro bakoze bayambaye. Ngo bahindagurana. Bahindagura. Icyo ni ikibazo. Nyiri kanzu, nyiri umwenda ntabwo yabyumvikanye na nyiri ukuwambara akawukorana ikiganiro. Icyo nicyo kibazo gikomeye rero, ni ikibazo cy'abantu ko nanjye nakwambara umwenda wundi nkawukorana ikiganiro nta birenze, kandi ntagira ikiba. Kubera iki? Bitewe nuko twumvikanye. Yego. Good. Icyo rero ntabwo ari ikintu gikomeye cyane, ahubwo warumbwiye ngo baratangiye kandi niko bahoze. Ubundi mpora nkubwira ibintu bibiri, cyangwa ni kimwe kirimo bibiri. Abagabo bavuga amabanga yabo yose ariko bakabika aya bagenzi babo. Banyumvise? Nakumvise. Abagore babika amabanga yabo yose ariko ayabandi bagashyira hanze bakayamena. So ntago bitangiye uno munsi, iyo ni ibintu bisanzwe. Nta mugore ubika ibanga rya mugenzi we abika irye akaritsimbarara, ariko umugabo niba hari defa abagabo bagira, amabanga yabo ni hanze. Cyo ni kimwe. Ugikomeza kuri ako ngo uriya mugore numvise avuga ngo Pastor Mutesi ngo yaramubwiye ngo azamwanika. Iberetse gatoya ntago ndahagera. Tugenda muri suite logique. Ikiremereye icyo mvuze ni cyo kiza nayo madetail. Ndimo ndagusubiza wari uvuze ngo batangiye. Nuko kuva isi yaremwa bameze. Urabyumva? Ndakumva. Nuko kuva isi yaremwa bameze. Abagabo babika amabanga y'abandi bakavuga yabo. Abagore babika amabanga yabo bakavuga y'abandi. Yego. Uranyumva? Ndakumva. Ubimenye. Buriya nabiriya byo kwa Bishop, buriya nabyo harimo ibiri hanze. Icyo nicyo. Hanyuma ubundi sinavuga gushyira abagabo n'abagore amabanga akomeye cyane, akomeye nari yuriya mugore yavuze cyane ajyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ariko abagabo benshi ni gakeya babihisha bagenzi babo, ariko iyo umwe agiye kuri mena abagabo bagashwana, bararwana bakikiza bagasangira byeri. Abagore bo amabanga yabo, ubundi inshuti nyanshuti ya mbere burya wemera umugabo, inshuti nyanshuti ntiyagutije icyumba. Urumva? Nta nubwo wayivuga. Yego. Iyo yinjiye uramwimukira. Niwo niwe muntu ufite ibanga ryawe rya mbere, kuko imibonano mpuzabitsina ibera mu ibanga rikomeye. Ariko nta mugabo ushobora kuribika 100%. Ntabura babiri cyangwa batatu bibwira. Nkaho ibyo bidahagije, hari abajya gutira ibyumba. Umuntu wagutije icyumba akamenya ibyo ukora, uramwubaha, uramukunda, ni mutana. Niyo mwamara 5 mutabonana ahora kiriko pari mu mutima wawe.
abagore rero uri ati harya ati gufata ideni se hari icyaha kirimo uravuga ngo uzashyira ukuri hanze ukuri kwanjye uzi nukuye ntiturajyana kuraguza nturantiza icyumba ngo sambane wumvise ibikomeye ku bagore yewe data we habe kuvuga ngo uzavuga ko wenda natiye ikanzu cyangwa uzavuga ko kanaka yanguriye imodoka cyangwa uzavuga ko nambuye banke ekada ibintu bikomeye urumva muri nuza muri literature orale yego ubuvanganzo nyamvugo no muri communication direct yego hamwe uvuga ibikuvuye mu mutwe sibyo ibifite agaciro nibyo biza mbere niba uri guhamagara umuntu kuri audio utari gusoma utateguye inyandiko utateguye discours bayitangwa iki imbwirwaruhame utateguye ibyo ugiye kuvuga biri kuva mu mutwe wawe direct ibiza hafi nibyo biba bifite imbaraga yego so umuntu rero nakubwira ngo azakwanika cyangwa azashyira ukuri hanze ugahita wifata audio ese uko kuri uzavuga kukanesha agaciro nukuye ko tutarajyana kuraguza ukaba utarantiza icyumba ngo sambaniremo ukuri uzavuga nukuye nge sindi umwana wo guterwa ubwoba uzanagashyiremo bakarebe urumva ibintu bibiri kuraguza gutizanya icyumba ariko ntabwo nzi ko n'abadamu babikora ariko buriya nibyo kubera ko n'abadamu bashobora kubikora kubera nk'abantu abantu bafite amasura azwi bamwe biyita abasitari ntabwo nkunda iyo terime sinkunda kuyikoresha ariko umuntu uzwi na benshi ikimenya bose ni ukuvuga ngo nta hoteli wakwinjiramo ngo uburemo nibura mu bakozi 20 uburemo 3 bazi Pastor Mutesi sibyo ntago byakunda ibe hoteli ibe moteri ibiki ibe restaurant ibe isoko yego ubwo ahantu atabona umuzi ni mu gihuru ni muri jardin cyangwa se mu rugo rw'umuntu nabwo rutarimo karya rugo kuba umukozi ashobora guhita amumenya uriya mugore rero kuvuga ngo ntitwajyanye kuraguza nta cyumba wantije ngo sambaniremo so gutira ibyumba ku bantu b'amazina azwi batira ibyumba nyine kuko batinya ngo nimagera baramenya babyumva yavuga ngo nimagera barita bamenya aremera akajya gutira icyumba mu gahegeni iyo nk'induba cyangwa kabukuba urabyumva so kuba byaraje direct nge kuba nahise mbipostinga kuri statut nari mbizi ariko naratunguwe niba abagore barakaranyije naguye ngo abagabo iyo barakaranyije bararwana kandi bakikiza kandi bakiyunga abagore barwana bambikana ubusa babyumva ndabyumva ubusa physique azamura ikanzu ngo barebe ko ikariso ye wenda yanduye cyangwa yambaye y'umukara yakaba yambaye y'umweru ibyo ni muri pratique ariko no mu magambo bambikana ubusa so niba dushwana ugahita uvuga ngo twajyanye kuraguza wantije icyumba ngo sambaniremo ubwo ibyo nibyo yahereye ku biremereye ntabwo ari byo kuvuga ngo wangurije amafaranga ndakwambura ako nta kandi utoto si byose ntabwo ari byo kuvuga ngo umwana wawe ntabwo atsinda neza ako ni toto ntabwo ari byo kuvuga ngo waracuruje urahomba ako ni toto ibiremereye ku bagore kuraguza gutizanya ibyumba byo gusambaniramo iyo niyo analyse atari ibintu yanditse iyo asa n'uwanditse ibyo ari buvuge hari bimwe muri biriya yari kweditinga si byose ariko yavuze ibimurimo twarasohokanye nanga kwishyura fagitire ubundi ariko yavuze oya nibyo bihita biza muri direct nyine bihita biza iyo utateguye hazi ibiza vuba nibyo kuraguza gutizanya icyumba izo nizo ngeso nyinshi ni nayo mabanga akomeye abagore babikirana niyo mabanga akomeye ya mbere na mbere abagore babikirana ubwo iyo mvuze gutiza icyumba nkuko nabivuze no ku bagabo bibaho byagora ko watiza umuntu icyumba utazi uwo wagiye kukiryamaniramo birashoboka se wasiga inzu usirangaye ubu hari ukabaha karibu ukavuga uti mbaye nigiriye hariya hirya
nimurangiza mu mbipi nuvuga ngo nuwo bagiye gusambana uramubona urumva nta mabanga abiri arasambana nande barasambanira hehe iwawe nta mabanga akomeye ngayo ku bagore kuraguza no gutizanya icyuma ashobora no kutakigutiza ariko akakubwira umugabo umuremera ariko ikibazo abagore nuko bigera mwagira icyo mupfa gato agahera kuri iryo abagabo ahera ku biremereye abagabo ntashobora kuvuga niwe waramubwiye ngo uriya mugore arandemera aribika mu nda niyo mwapfa ibimeze biti ntashobora kumuvuga cyokora rimwe na rimwe akajya aca iruhande akakuvuga none se ngo wa muntu biti nahoranye umushoferi ibyumba yahora agashyugunga agashaka kuvuga ibyo tuziranyeho mu mabanga akashaka kubivuga mu bantu nkamureba ikijisho noneho nkaho ibyo bidahagije kubera umunwa wamuriye cyane akambwira karege uzi ko wa muhungu twahuye urumva arasona yuko atari ko kubika ibanga ko kwari kugura yakara byaramunaniraga akumva atari butegereze ngo ambone turi twenyine noneho agashaka kubivuga turi n'abandi bantu ko yahuye n'umuntu tuziranye akakoresha terime ngo wa muhungu ngo karege uzi ko wa muhungu twahuye ntiyakubwiye ngo iki byaba ngombwa nk'abandi ndamukuru kubera ko kuvuga byamunaniye ariko atagenda mu bandi bantu ngo karege afite umuntu ahantu runaka ku bagabo ntibibaho babyumva ku bagabo ntabwo bibaho ariko ku bagore mupfa akantu gato umugore ujya mu bapfumu agahita arekura imiriro umugore ujya mu bapfumu wamaze utese none se ahandi ujya hahandi ukarenga imisozi ngahe agatanya no abwira abantu hanyuma abagore ni nabo bavananamo bakavuga mu ruhame ko abagore bagenzi babo babyaranye n'abandi bagabo batari ababo kubera ko yamubikije ibanga ubundi abagore bakabaye babimenya ni kubera ko ari uko bateye bajye birinda hari amabanga utabwira undi mugore yego nk'ariya abiri yavuze bagore nta kazi kanyu nimwe mwivamo nta mugore wabitse ibanga nk'iryo wenda ushobora kubica ku ruhande wenda ukavuga uti kanaka buriya tubyumva kimwe turaganira yanganiriza ndishima ariko ntuvuge ko mwageze ku ngingo ikomeye kuko byanze bikunze uwo muntu nimushwana mu bapfumu mu busambanyi niyo mabanga akomeye abagore babikirwa kandi niyo bamena mbere bose iyo batongana abagore bahoze ari inshuti abagore bahoze ari inshuti iyo batangiye gutongana bavuga aho bagiye kuraguza bakavuga abagabo basambanye abagore bahoze ari inshuti iyo bashwanye nicyo baheraho urabona ko rero babishyize ku karubanda mpereho ndasesengura kuko ntabwo tuzabonaho mpera ariko niko bimeze yego reka tunasoreze kuri iki ngiki hambere aha ugeze kumva inkuru ako se ni inkuru byaramenyekanye Mutabaruka yarwaye amaso ibyo ngira ngo warabyumvise waranabimenye ntabwo wabimenye yigeze kurwara amaso ariko amaso turayahorana mu myaka yese yego yigeze kurwara amaso amara n'igihe kinini atari gukora barayabazi babanje bamubaga rimwe tumaze koroherwa bamubaga n'irindi amara igihe kinini rero atari gukora barareba neza rero icyo si ikibazo rwose yarakize anameze neza ubu ngubu ejo bundi yakoze ikiganiro ku Gihe ari gushima nyine umukoresha we Kensi ni mushuti we ntabwo ari umukoresha gusa ni mushuti we ni mushuti we ariko byarenze umukoresha ari gushima mushuti we avuga ko yamuvuje amaso akamara ukwezi kose adakora ntabwo azayamukanurira mu kiganiro oya ntabwo azayamukanurira bajya bavuga ngo umuvura amaso akamukanurira hanyuma ariko umushima nyine ko yamuvuje amaso akamara ukwezi kose adakora Kensi ari gukora wenyine atamusimbuje undi rwose ni umuntu w'umugabo nkaho ibyo bidahagije hari undi muntu dukorana warwaye impyiko ku kigero gikaze cyane gikaze ari kuri diyarize ubona we Kensi akibimenya nk'ubu tuvuze
yahise amuvuza ariko ntiyamuvuze izina. ntiyamuvuze izina. Ejo bundi ntibonera inkuru kwa Theogene Manirakiza ku Kwezi TV, ari umugabo witwa Alfred wakoraga kuri TV1 wari urwaye impyiko, ari nawe wari uri kuri dialyse. Bamubajije se koko waravujwe, batishwi sinavujwe, ngo ahubwo nanjye narabibonye birantungura, ati sinzi niba ari njye yavugaga cyangwa atari njye yavugaga. Bibaye atari we yavugaga cyangwa se nawe yavugaga, ni izihe nyunga bifitemo kuvuga ko yavujwe ataravujwe? Ndavuga Mutabaruka, uriya Alfred we ni izihe nyungu zo kuvuga ko atavujwe yaravujwe? Ntabwo yavujwe, icyo cyo nanjye ndakizi. Ndagira ngo none bavuga ntabwo ari Alfred, ubwo n'undi muntu. Alfred rero noneho bavuga Alfred arwara ndabizi, nubwo yavuze abantu bamusuye akibagirwa, yavuze ko yasuwe na Benjamin Hirwa, ariko na Karinija we yaramusuye nuko batari Karinija we ataragikora, urabyumva? Nabo bantu babiri nzi, ariko si we wavujwe. Ahubwo ikibazo twamenya ngo Mutabaruka yavugaga nde wundi, yego abaye ahari byaba ari kiriya kigo cyaba gifitemo harya impyiko se zirandura. Ntabwo ari ikigo, kiriya kigo ntabwo ari kinini cyagira abantu bajya kuri dialyse ari babiri. Amaso yo birashoboka kubera kureba mu matara mu biki, ariko ntabwo kiriya kigo ari kinini ku buryo cyagira abantu bajya kuri dialyse ari babiri. Icyo kirumvikana? Kirumvikana. So bivuze ko nubwo Angeli Mutabaruka atavuze izina rya Alfred, ariko mu bakozi ba TV1 uwarwaye impyiko akajya ku rwego rwa dialyse muri kiriya kigo na Alfred. Yego. Urumva? Ndakumva. Good. Niyo mpamvu nkubwira niyo mpamvu nakubwiye ngo Angeli ntabwo ari umukozi wa KNC, ni mucuti we. Urumva ko bahura bahuza kuri byinshi. Umva ni bamaranye imyaka, bamaze gukorana imyaka itari munsi ya 15, kandi bahora in touch. Bashinga ikipe, KNC ashinga ikipe, Angeli yarahumanza ari nawe mukuru w'abafana, nawe perezida w'abafana ku isi hose. Urubambye ngo urumva baziranye, bafitanye byinshi. So kuba yamwamamaza ntacyo bitwaye, ariko ntabwo agomba kumwamamaza mu binyoma. Alfred mu kiganiro yavugaga ko KNC ari umuntu wahemberaga igihe, sibyo? Utambura udatinda guhemba, ariko uhemba make. Icyo KNC afite izindi karite, aho kujya mu mutwerere zitarizo wavuga izirizo. Azi gushaka amafaranga, ariko bivuga ko avuza abakozi atarikora. Niba kuvuza Angeli kandi muri kontra nta biba birimo, na Alfred arabivuga. So Angeli yamuvuje nka mushuti we, ntabwo yamuvuje nk'umukozi, kuko si we wa mbere urwaye muri kira kigo. Yego. Ariko Angeli yijya kwamamaza mushuti we bakorana ngo amutwerere n'ibyo atakoze. KNC ushobora kuvuga ibyiza bukira bugacya, ariko ibyo kuvuza abakozi ntabyo. Na Angeli ntabwo yamuvuje kuko ari umukozi. Ntabwo biri muri kontra. Nta na kontra y'umunyamakuru, nta wundi munyamakuru ufite usibye aba leta bafite ramo. Nta handi haba arimo kwivuza. Urabyumva? So ariko Alfred ni umuhanga, yabivuze no mu kinyabupfura gikomeye cyane, umuntu ubaha ababosi be. Nyanabihakanye igipfura. Yimanye KNC. Yanga kwereka Theo ijana, yanze kubyerekana au clair ko atari we wavujwe, kuko yaza kuba undi muntu yaje kuza avuga ati bambeshyeye bari abantuza y'ikino, bari ababeshyeye. Yavuze ati mu buzima nzi kuva kiriya kigo cyabaho nta wundi muntu wigeze arwara impyiko ninjye. Yego. Ati ubwo rero bo havuje n'undi. Urumva rero ni byiza, ariko Angeli nabyo ni karite kugira umubosi mu byumva kimwe, ku buryo ugenda umwamamaza ntacyo bitwaye. Wagira ababosi yagira nkabo, cyangwa wagira abakozi yagira nka Angeli, ku buryo se wamwamamaza mu not to me, that is Angeli, not to me. Nyine ku buryo yamwamamaza mu binyoma, iyo karite urumva wayimushimira? Ikarite nde? Oya. Iyo karite uvuga ngo kumwamamaza, kwemera sobuja ku buryo ugenda umwamamaza ukagera naho umwamamaza mu binyoma, ibyo nubwo nicyo yahisemo nyine. Ubundi abakozi n'abakoresha ari kuri abakabaye babana, si byo se?
kuko buriya ni ukuvuga ngo ntashobora kugera ahantu bavuga nabi Kenisi ngo atambuke ahita agaruka akarwana ubwo akabisenya. Iyo niyo mibanire y'ababosi y'abakozi niyo yakabaye ibaho. Yewe burangira amahirwe atari menshi cyane mu bigo by'itangazamakuru abantu nakoreye banduta ni babiri, abasaza babiri, abandi bose ubu baruta kandi nabo abe make azira igihe atahe. haraho badayampaga mbere, haraho bayampaga mbere hano hakurya muri etage. Amataje ni menshi hano i Kigali iyo twakoreragamo se oya uriya ntabwo nduta. Iyo twakoraga ugenda metodikoma ndimo ndatanga ingero uriya nta kuruta, ndimo ndavuga abanduta abankoresheje banduta. Usaza umwe rwose ndafite ikiganiro cyo ku cyumweru yayampaga ku wa gatanu, ku wa gatandatu nkirwa nyanywera ku cyumweru nkajya mu kiganiro, babyumva akaba make ukayabona kare. Hari n'ikindi kiganiro nakoraga nijoro ariko nacyo ntabwo bategerezaga itariki, ntabwo byitwaga bategerezaga ngo mbanze kuvuga. Banyumva undi nawe nakoreye nawe undusha imyaka nawe byaruko yatangaga na 13 mu mwasha urumva kwezi kwa 13. Abandi bose nagiye nkorera ndabaruta, sibyo? So kuba mbaruta rero ntago ndi uwabavuga imyato n'itariyo, cyakora namwimana, sibyo? Namwimana ntago wamusebya numva, sibyo? Yego namwimana nkagenda nkanamubwira ngo ko bakuvuga gutya nibyo direct. Ahubwo gushimagiza umukoresha no mu bitari byo bishobora no kumwicira izina cyangwa bigatuma nawe yiyumvamo ibiro adafite, cyangwa se nanone bikabisomo byo kumubwira ngo dore nabivuze kuvuza abakozi tangira ujye ubikora. Akona ko ni sawa, akona ko ni sawa. Ariko ubundi sinzi ariko banza narakunze kuvuga cyane ku bijyanye n'abakoresha n'abakozi, banza ariyo mpamvu ngiye kumara ukwezi ntawe uranyegera ko sinjya nsaba akazi. Ntabwo njya nsaba akazi, sibyo? Ntabwo njya nsaba akazi. Ubanza noneho ubwo hagiye gushira ukwezi ntawe urandeba arakumenye kuko bazi ko ntabavuga ibigwi bitari byo, sibyo se? Wenda hari simbizi ariko bizaza. So rero ntabwo ari byiza fupa iyo umuntu muvuze ukamukabiriza umwicira izina, sibyo? Umwicira izina. Niba umuntu ari intwari ari sibyo yarayoboye urugamba hanaha ariko ukavuga ngo yarwanye n'intare arayica ayishwanyuza uramwiciye. Nibindi rero urumva nibiri bizima yakoze bazavuga ko byavuzwe birimo amakabyo. So umuntu ufite ibikorwa si ngombwa kumukabiriza, abyumva? Yego vuga ibiri byo, sibyo? uko bimeze. Premium Construction Group tuba tuvuga bya byose kuki tutavuga se ko ikora indege, tuvuga amazu, tuvuga ko yubaka ageretse imihanda. Ariko se tuvuga ko n'ikibuga cya Bugesera ari icyubaka twakwi twishyura neza ishwe. Tuvuga se ko nizi nyubako ndende ziri mu mujyi wa Kigali ziri kubakwa ari iri kuzuba. C'est ça yazishobora ariko si nujya kwamamaza ivuriro rivura neza ariko wivuga ko nta bantu bajya bapfamo, nta morgue se rigira. Ndirayigira nawe nuvuga ngo kwa muganga runaka nta muntu upfa. Ahubwo watuma ntawe ujyayo, sibyo? Gushima ni ngombwa ariko gushima iby'ukuri nta birenze, kandi nibwo buzima butarimo ikinyoma. Ntabwo Fredi ngiye ayo makuru ndayafite. Uburwayi bwe narabikurikiranaga, twarandikiranaga, nabo bamusuraga barambwiraga, babyumva. Agera naho ngo yatanze message asaba 200,000 yarananutse hariya ku cyapa cya KCB. Noneho Sebujangwa agaturuka muri etage akamureba agatekereza kumupepera ngo amwibutse ya message, ageze arabyihorera, umugabo amucaho yinjira mu modoka aragenda. Ibyo yarabivuze. So nabo rero yanavuze ko hari message Sikova yamwandikiye ambwa koko abwira nde, abwira Theo yanditse message yandikiwe nde, message yandikiwe yaturutse kwa Sikova ijya kwa Alfred. Kuko
Scovia yaramufashije nyine yaramufashije iki yamuvuje nawe nyine hari ubufasha yamuhaye batavuze ati wewe warambwiye ngo ntiwavujwe koko ikiganiro kimaze kuba ikiganiro kimaze gusohoka nyine Scovia yarakibonye abwira Alfred ati waravujwe urambeshya ngaho nyumvira ni nkaho kumbwira ati wabaye umweskoro usaba ubufasha habiri ikigukorera cyarakuvuje urangije umbwira ko nta utigeze uvuzwa ko bikaze no yarazisomye ngo koko waravujwe umbeshya ko utavujwe usabira ubufasha urumva ko byajemo no ariko ibyo ntabihari ibyo ndabizi ngo ubundi okay Theo azashake na Kenisi amubaze ko mutabaruka ubwo nta kiri surusi niwe urumva se nta kiri suruse kuko ni rusingiza ubwo azibarize Kenisi mu burwayi bwa Alfred washize mangahe niyo ryabijana ariko dialyse ntabwo ari ikintu kivurwa n'amafaranga n'udufaranga n'amafaranga afatika Kenisi ashobora kubwira ati mu bushobozi bw'ikigo cyanjye twagiye kumusura dutwaye agaceri n'agasukari n'ikarito y'amata bitwaye ikise yego nta wamuveba kuko ntabwo ari droit ntabwo ari uburenganzira ku mukozi wa Kenisi ko amuvuza yego ariko nk'umuntu ushobora no kuba uri na responsable ugakora fundraising bagenzi bangiye bakozi bagenzi ariko ntabwo yigeze avuga ko mu burwayi atahembwaga yarahembwaga icyo se none se nta bakoresha se urwara akakwirukana cyangwa akagusimbuza mwiki yavuga nk'ubwo iyo Angela avuga icyo umuntu yarwaye impyiko imyaka n'amezi aguma kuri payroll ako agashara kamugeragaho bivuga ko bamuvuje ariko bamufashe mu mugongo ntibamwirukana yego hari ikintu ushobora gukora nk'umukoresha ugakora fundraising mu bakozi buri kwezi ubakata 5 niba abakozi 20 ubwo ni 100 rya buri kwezi mu mezi 3 ni 300 mu mezi 5 ni 500 wibuke ko karubiro yo kugicyangugu ntabwo yajya munsi y'ijana mugafata ama essence mukaguramo ko gaceri riki ku muntu ufite umugore n'abana mukagira iyo ni geste nziza ya kimuntu note yagikoresha ya kimuntu nkuko natwe tugora fundraising ku rubuga Didasi agasirikiza liste niba hari wagize ibyago tugatanga icyo niba kitarabaye cyaba ari ikibazo kiri social ntabwo ari professionnel ntabwo ari kijyanye n'akazi yego sibyo ariko kukomeza kumuhemba harimo ubumuntu kuko ntategetswe c'est pas rapport yuko contrat yari imeze kandi contrat nazo barazirenga ukazajya kurega umaze gukira sibyo ukarwara bakavuga ati nurenza 3 tuzakwirukana sibyo wamara gukira ukajya kuri inspector travail kujya mu manza wamutsinda utamutsinda ariko yamezi wabayeho nabi so umukoresha uguhemba urwaye amezi 6 kuzamura ntabwo ari uburenganzira gusa ni ubumuntu bw'uwo mukoresha kuko ashatse ura mu nzira umuntu wabikorewe niyumve ko ari droit ahabwa n'itegeko ni ubumuntu bw'umukoresha yego ibyo rero ni ibintu Angela agomba guheraho asingiza sebuja cyangwa mushuti we ariko ntashyiremo ibinyoma kuko Kenisi afite byinshi Alfred ni uvuga ngo bariya ni abashuti ntago ari abakozi ariko niko nanjye mbizi bariya bahurira kuri station bagiye kumwe sanse ngo bariya kareke urasa urugero utangarura nka wa undi nta no kwaje ngo umuntu yarize kuvuga ngo avuga icyongereza station kari hasi cyane bahurira kuri station kari hasi cyane neze bahura bose bagura kuri station imwe bose bagura kuri station imwe iyo Kenisi yagiye mu Mutara Angela akagigatuna bahura kuri station umwe amwereka yoza udakamwere urugero ruri hasi cyane ubwo wenda Kenisi nawe aca hakurya okay n'abantu abafite amamodoka se bose bahura kuri station imwe kako kari hasi cyane par rapport y'ibyo tumaze kuvuga wawe ubiciye amazi uzanye n'ibyo station yego sibyo reka tunasoreza ahangaha amasomo wayatanze nibyo kabisa ariko ni byiza amasomo kuri dosiye
ya Angelina, Alfred na Kenisi. So ni byiza pe, harimo ibyiza kuba wagira umukozi ugusingiza nk'umukoresha we, ni byiza cyane rwose. Wanasanga benshi babura akazi kubera ko batazi gusingiza basebuja, bakamara igihe gito bagahita birukanwa kuko ntibazi gusingiza. So ni byiza, ariko nanone kuba umukoresha ubanye neza n'umukozi kuri uriya rwego nabyo ni karite, nabyo ni karite za Kenisi, kuko Kenisi afite amakarite menshi nubwo n'amadefa yagira, ariko na defo ze zishingiye kuba ari avuga ari umunyakuri, ikije akakivuga nta birenze. Sindumva aho yarwaye, sindumva uwo yatutse, yerekana uko abona ibintu. Cyokora ikindi muziho, yigarura vuba. Nkunda gutanga urugero, twabaye tujya gutora abarore muri kiye, basha barabuze, baramuzengereje, niwe wari uyoboye, niwe wari komisiyo y'amatora, abagatanazi baramuzengereza, arakara yanzobeye mbone bayigikara, mu minota nk'itanu kegariwe barahindutse dukomeza amatora, kuko bari bamuhamije ubona arongeye aragarutse. Biriya ni ntuza, ni byiza pe, n'abandi bakoresha bakabaye baharanira ko babana n'abakozi nk'uko Kenisi abanye na Angeli Mutabara. Vraiment. Buri mukoresha yisake arebe mu kigo cye niba hari umuntu babanye nk'uko Kenisi na Mutabara ukababanye. Nusanga nta urimo umushake rwose. Yego. Apana Alfred uvuga ngo naho sebuje ari ntiyaca. None we yarakabije. Alfred yarakabije, afite imilite, ari hambo cyane, nabyo birengeje. Nanone biriya wapi aya we muraganira mukubana se tu, ukagira ibyo musangira, nabyumva, ukagira ibyo musangira, ukicarana. Buri umukoresha ushaka kumara umwaka atasengereye abakozi, wabasengera bari hamwe, wafatamo bake, wabasengera mu byiciro, ariko mukica mukaganira. Nanjye umupatro wanjye aransengerera. Niyo mahirwe. Nanjye aransengerera. Imana izamwongerera. Aho bari bose buriya niba hari ikintu, kandi ni ibintu bizamura n'umusaruro. Ni ibintu bizamura. Nibagiwa kandi Angela atavuze. Hagati. Yahimbye ko bavuje Alfred, ariko icyo atavuze ahubwo nuko Kenisi namenye ko ngo nta mukozi ujya muri banki ufata inguzanyo, nta mukozi usaba inguzanyo muri banki, uvuga iyo ukeneye Kenisi akaba ari uyiguha. Buriya ngo hari n'igihe aguha uzishyura mu myaka 3. Iyo avuga icyo ako kantu ahantu nakamenyeye, nakamenye abantu bari kuganira, bari gupanga, bari gushaka kwiba y'umukozi, kwiba umukozi kwa Kenisi. Unavuga ati nyamara ati mwitonda, ati Kenisi umukozi we ntiyapfa kuhava kuko aba murimo amafaranga, ati kandi ntago yahava atarayamwishyura. Ubwo rero muri strategy zo kugumana abakozi we ngo aguha nk'ay'umwaka, yajya gushiramo akabakongeye andi. Ibyo nibyo numvise, ariko nako nagakarite keza cyane. Iyo avuga ko kuko niba bivugwa hanze mu kigo bazi birenze, si sawa? Ni sawa cyane. Ngako ushobora kuba atari abakozi bose, ariko benshi bana ngo arayabaha pe. Yego. Iyo avuga icyo ngicyo akareka kubeshya. Yego, nibyo ngibyo rero, reka ngushimire cyane. Premium Construction Group ni aba engineer beza cyane nkuko twabikomojeho rwose, babahanga, bubaka inzu nziza kandi zikomeye. Ama etage barayubaka, kadastere barazubaka, konoshi barazubaka, imihanda barakora, ntacyo muri Premium badakora, kandi byose babikora neza cyane. Baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, baracyari abajene, baracyafite amaraso rwose ya gisore, bakora ibintu byiza cyane. Iyo ushaka design y'inzu yawe rwose, ibyo nabyo barabigukorera. Washaka ko banayikubakira bakabigukorera, hanyuma nk'ibyo bidahagije, inzu yawe ugenda ubahereza bitewe n'ikiciro mugezeho, kugeza inzu irangiye. Ntago ari uguterura amafaranga rimwe ngo yazane, niba ari $1,000,000 ngo uhite ngo ziterura uzizane. Ushobora no kuzana 20, 15, 10 ugenda ubahereza gake gake bitewe na step bagezeho. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, ndetse dufite n'ishami i Rusizi rishobora gusavinga
Nyamasheke, Karongi, Burundi, Bukavu, aho hose rwose niho mwasanga Premium Construction Group. Tubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 yego. Kwa Musonera Sostene naho rwose ibintu bimeze neza cyane, ni hano muri Vista Kigali mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bafite restaurant nziza cyane pe, ariko hari akantu kari kumbangamira. Hari agasimba ka ibyo ni ibiremwa bya padiri. Ibiremwa bya padiri. Ntukakice. Oya. Ningashyikira ntago ndi bugaha amahoro nanjye. Yego. Kwa Musonera Sostene rero ni ahantu heza cyane, ahantu hanini, ahantu hagutse, ahantu bafite ibintu byose wakwifuza ugiye kuhasohokera. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite n'uruganiriro, ni icyumba gifite urubaraza, bakagira sale nziza z'inama, inama z'ibimina, inama z'ubukwe, mbese ni ahantu hameze neza cyane. Nk'ibyo bidahagije, bafite amascreen meza cyane manini ushobora kureberaho match, barebye match ya Arsenal rwose. Bahagiriye ibihe byiza hano kwa Musonera Sostene. Bakagira igikoni cyiza cyane. Iyo ngeze ku gikoni noroshya ijwi kuko ibintu bimeze neza cyane. Haba hari agahene kabagiweho, agafi karubiweho, agakwavu gahigiweho, agatoki gatemeweho, hari mucoma noneho uzi kubitunganya neza cyane. Ni umuhanga, afite isuku, agira discipline, aba yambaye neza cyane. Bakagira n'abaserveri nabo bazi kubiserva neza cyane. Nkaho ibyo bidahagije, basa neza beza. Bafite n'akajaride keza ushobora kwicara uganira n'inshuti yawe mwungurana ibitekerezo. Bagira na biyari nziza cyane mushobora kujya gukina mwungurana ibitekerezo. N'inzu za Maranyundo nazo ziracyahari. Nimero ya Sostene turayivugira rimwe nsoje n'ibya Maranyundo, kuko aba Maranyundo nabo bajye bahamagara nimero yawe. Maranyundo inzu ziracyahari, zarazamutseho miliyoni 5, ubu tugeze kuri miliyoni 65 bitewe nuko uriya muhanda wose bagiye kuzungurutsamo kaburimbo. Kandi nk'ibyo bidahagije, n'ibikoresho byarahenze, n'inzu zitari zuzura bari kuzuzuza noneho bitandukanye nuko ziriya zuzuye zimeze. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Mubahamagare kuri 0788 ndavuga nimero yawe. Okay, tuanziza Sostene. Ngiye bampamagara ntabwo izanjye bajya baziba. Abashaka inzu za Maranyundo bajya bahamagara ku yanjye. Okay. Izindi ariko nazo zirahari, na nimero zirahari. Nimero za Sostene 0785 40 80 40. Yego. Nibyo ngibyo, ndagushimiye cyane mwari ku kiganiro cyiza uduhaye. Yego.